Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukurikiranye White TV Rwanda nkuko bisanzwe ikiganiro ni imenye nawe. Iki kiganiro kikazaba kizajya kibageraho kuwa mbere, kwa gatatu ndetse no kwa gatanu saa 10 z'umugoroba. Ni ikiganiro tuzajya tuganira ku mihindukire y'imibiri y'umuntu, imyororokere y'umubiri ndetse n'ibyo mutari musobanukiwe neza mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iki kiganiro kizajya kirebwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 koko umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kureba iki kiganiro. Byaba byiza cyane iki kiganiro kirebwe n'abantu bubatse ingo kandi muzaba mukigezwaho na Mukandasumbwa Karine. Mwongeye kwirirwa inshuti z'ikiganiro imenye nawe. Nkuko bisanzwe murasuhuzwa na Karine. Twari dukumburanye iminsi myinshi. Tuje gukemura gusubiza ibibazo by'abantu bagiye batwandikira. Hari abantu bifuje kumenya uko kunyazwa bikora n'abandi bifuje kumenya uko kunyazwa bimera. Icyo kiganiro nicyo tuje kuganiraho, nizere ko muri tayari kwiga kandi mugafata, kuko birashimisha iyo umuntu atanze isomo abari haye bakarifata neza. Kunyazwa n'umuco ukorwa n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bashaka kuwigana, ariko n'umuco w'umwimerere w'abanyarwanda. Umunyarwanda niwe uzi kunyaza aho bakwiriye kunyaza hanyaho, ariko twaje kuvumbura ko hari n'abandi bantu batazi icyo gikorwa kandi bifuza kukimenya. Dusanga hari n'abandi bamama batari bakorerwa icyo gikorwa kandi bifuza nabo kugikorerwa. Uyu munsi rero nje gufasha umugabo umwereka ahantu ashobora gukoza, ubundi umugore amavanginga akaza, umugabo akaryoherwa n'umugore nawe akaruhuka. Kubera ko kiriya gikorwa iyo kitakozwe habayeho imibonano mpuzabitsina, umugore asigara aremerewe mu kiziba cy'inda, kandi burya ngo umugore utanyazwa ahorana umushiha. Mu rwego rwo kugira twirinde iyo mishiha, abagabo rwose mukwiriye kumenya aho mukwiriye kujya mukoza, ubundi umugore akaruhuka nawe ukaryoherwa. Twagiye rero. Kunyaza ni igikorwa umuntu akora akojeje igitsina cy'umugabo ahantu bita kuri rugongo. Rugongo iba imbere mu gitsina, n'inyuma akaba kandi kantu kitwa agashyimbo ariko gafatiyeho imishino. Ni ukuvuga ngo aho hantu iyo hakojeje byanze bikunda amavangingo araza. Rero icyo gikorwa cyakorwa gute? Ni ukuvuga duspose ko iki ngiki ari igitsina cy'umugore. Ni sinzi nawe muri kukireba. Tubispose ko iki ngiki ari cyo. Ni ukuvuga ngo mo imbere ushyizemo urutoki ahagana hejuru niho rugongo iba. Ni ukuvuga ngo ushyizeho n'igitsina cy'umugabo ugakozayo urabyumva. Iyo umugore yashyutswe rugongo iba yakomeye, ukoraho kumva ni akantu k'akanyama kameze nk'akabuye ukuntu. Uyu ugakozeho rero ukagacokoza, byanze bikunze amavangingo araza. Bana byandi by'abanyarwanda bamenyereye ngo kunyaza ni uguhondaguraho, ngo ni ugukubitaho. Oya, biriya rwose ubikora bitewe n'ibyishimo ahubwo by'uko y'amavangingo yagize ute yasohotse, ukahakubita nyine kugira ngo umugore yumve akiyumva neza. Ariko ubundi kunyaza neza ni ukuba wamenye ibanga ry'ahantu urugongo y'umugore wawe itereye. Iyo uhakojeje byanga bikunda ukahakoza usa nk'uhinginga, ukahakoza usa nk'uhakaresa, atari ukwatsindagira cyane, uhakoze uhakura buhoro buhoro, usa nk'uhacokoza cyangwa nk'uhagaza, byanga bikunda y'amazi cyangwa y'amavangingo mwifuza muraza kuyabona. Hari uburyo bwinshi bwo kunyaza. Ushobora kunyazisha umugore urutoki, ushobora kumunyazisha igitsina cyawe, ushobora kumunyaza uhazunguza igitsina cy'umugabo, atari kuhakubita cyane kuko hari ahantu haroroha, hari ahantu haba akanyama koroshye, iyo uhakubise harababara, ugasanga uburyo umugore yumvaga bihindutse uburibwe, y'amazi akibana. Ariko iyo uhakojeje uhinginga buhoro buhoro, amazi byanga bikunda bigera gute araza. Ni ukuvuga ngo rero banza umenye ibanga, ese koko urugongo y'umugore wanjye nyikoraho? Niba utayikoragaho tangira uyikoreho. Uze gukoresha test, ushyireho urutoki ubanze uyumva ahantu iri, noneho ujye uhakoza umutwe w'igitsina cyawe.
ukuvuga ngo igitsina cy'umugabo nicyo kinyaza, ntago hanyaza imboro yose muri rusange, ahubwo hanyaza umutwe wayo. Ukuvuga ngo iyo uwufashe ukawukoresha neza, byanga bikunda amazi cyangwa amavangingo twifuza araza. Hari n'ubundi buryo ushobora kunyazamo umugore utarinze kugeza kuri rugongo ngo ariho ujya kugira honyine, ahubwo ugasa nk'uyimwima, uyinjiza wongera uyisohora buhoro buhoro, ariko ukabikora inshuro nyinshi kandi usa nk'uwihuta. Bituma uburyaryate buza, umugore akananirwa kwifata, y'amavangingo akagira gute akaza. Ni ukuvuga ngo rero we mugabo utari wanyaza umugore wawe, gerageza rwose uhindure, ugerageze ushaka ukuntu uri bunyaze umugore wawe, ubanze umutegure neza bihagije, kubera ko utamuteguye n'ububobere ntiwabubona. Ariko niba wamuteguye, y'amavangingo byange bikunde iri joro agomba kugira gute, amavangingo agomba kuboneka. Kubera ko twamaze kumenya aho umuntu ashobora gukoza, nuzamura urutoki urahita usa nk'uruhina gutyo rwerekeza ruguru, ni ukuvuga ngo urahita wumva ahantu urugongo utereye. Nuzajya uninjizamo igitsina ujya usa nk'ukigondo gikoze ruguru, umutwe wayo niwo wonyine ufite akazi. Ni ukuvuga ngo waba ufite imboro ngufi, waba ufite indende, waba ufite ikinifu, byanga byakunda umugore wawe ugomba kumunyaza kandi bikagira gute bikemera. Koko niyo yaba itari kugera kuri rugongo, ukakoresha iyo systeme yindi yo kuyinjiza wongera uyisohora, uyinjiza wongera uyisohora, byanga byakunda amavangingo araza. Ni ukuvuga ngo uko waba umeze kose ushobora kunyaza umugore wawe. Nawe mugore rero wikumva ko umugabo ari ufite uruhare muri icyo gikorwa wenyine, gerageza wiyoroshye, ubanze wisetinga mu mutwe icyo gikorwa murimo, kuko ibintu byose ni mu mutwe. Nutishyiramo ko icyo gikorwa kiri bugende neza, urumva hari ibintu byinshi ube wafunze bitari butume amavangingo arekuka. Ibanze wirekure, wisetingemo ko icyo gikorwa ari cyo cyonyine ugiye gukora, ugitekerezeho, ubanze wumva uburyohe bw'umugabo wawe, ujye umufasha umubwira ati sheri ahangaha hakoze, cyangwa se aho ngaho ntago ariho, cyangwa se yizamure cyangwa yimanure. Ugira uruhare mu gikorwa murimo, umuganirize, umubwire ati aho ngaho urambabaje, cyangwa se aho ngaho hagumishe, kugira ngo aze kumenya koko niba ibintu ari gukora uwo bari kubikorana yanezerewe, koko byose biva mu kunezerwa. Kuvuga rero ari umugore afite uruhare mu kugira ngo y'amavangingo aze, n'urundi ruhare runini ruri ku mugabo. Ariko nawe mugore iyoroshye kugira ngo umugabo wawe amenye ko ahantu akwiriye gukoza. Niba akojeje kuri urugongo ntiwumve neza, mubwira ati basisunika buhoro wongera uyisubiza inyuma y'amavangingo kugira dukunde tuze kuyabona. Nizere ko rero amasomo yose mbahereza mugomba kuyakora nk'uko nabibabwiye. Wagira ikibazo ukatwandikira muri comment, cyangwa se ukandika kuri nimero uri bubona aho ngaho hepfo, tukaza kugufasha. Ariko nta mugore n'umwe utanyazwa ngo byemere, kandi nta n'umugabo n'umwe utabasha kunyaza bitamusabye imbaraga, bitamusabye kuzunguza kwa kuboko bazunguza cyane, wenda ukaza kuruha umugore yarageze ku gihe cyo kugira ngo y'amavangingo yarekure ukabucitse intege. Ushobora gukoresha izo systeme ebyiri, ugakoresha urutoki cyangwa umutwe w'igitsina, kandi y'amavangingo akaza kuboneka. Hari ikindi kintu abagabo mujya mwibeshya, mugashaka gukoza urutoki mu gitsina cy'umugore kandi mubizi neza yuko icyo igitsina ari akanyama koroshye, ugasanga ujyanye y'inzara. Ntabwo byemewe. Banza uca inzara zawe, ubundi na mbere y'igikorwa ujye ubanza ukaraba intoki kugira ngo utajyanaho imyanda, ugasanga uteye umugore wa infection, ugasanga hajemo ubundi burwayi bizatuma utanabasha kurongora ubutaha. Ni ukuvuga ngo banza urebe se intoki zanjye zirasa neza, ese intoki zanjye hari se zaba ari nini ugasanga zibangamiye umugore. Ibyo byose ubanza ubyiteho. Kandi ikindi iteka murambibabwira, ni ibintu byose bibanza kunyura mu biganiro. Ubanza unaganiriza umugore wawe, kuko ushobora gusanga umugore wawe atakemera ko n'urwo rutoki urumushyiramo, ugasanga ruramubangamiye. Ubanza umuganirize, nusanga rumubangamiye wakoresha systeme nyinshi kugira ngo wowe unezerwe kandi usaze ugere kuri cya gikorwa cyo kuzana amavangingo. Ushobora gukoresha igitsina cyawe ukaza kuvangiramo urutoki umugore wawe atabizi. Washyiramo rimwe urutoki ugasohora ugashyiramo igitsina cyawe ku buryo atari busobanukirwe, kuko n'ubundi urwo rutoki nirwo ruba intoki zawe nizo ziba zifashe cya gitsina cyawe. Ni ukuvuga ngo rero nunabikora atabizi, kuko azi ko atabikunda, ntabwo ari busobanukirwe niba ari urutoki cyangwa ari igitsina, kandi uraza kugera ku ngingo. Ariko niba umugore wawe yakubwiye ati narwo nta kibazo, banza urusukure, ukuremo imyanda, uca inzara,
ku buryo utari bumujombe urutoki cyangwa se ngo umukomeretse, kuko hari ahantu hakomeretse kuhavura byagorana. Ikindi, hari abagabo rwose mushaka kunyazanya n'imbaraga ukagira ngo ahari muri kurwana cyangwa muri gukina karate. Oya, ibintu byose ni buhoro buhoro, ibintu byose ni ukuganira. Hari n'ujya avuga ngo ni ukumera nk'umuntu usiga irangi, usize irangi urabagura hazamo imikori. Ni ukuvuga ngo usiga buhoro kandi witonze. Nawe rero iga kunyaza umugore wawe buhoro, muganira, umubaza ati sheri uri kuyumva, sheri urabyumva gute, se waryohewe, ahangaha mpakoze, mpagumishe, mpareke, umuganirize. Bizajya bituma n'umugore wawe ahambuka mu mutwe, ntagire izindi ntekerezo, yiyoroshye mu bwonko, ubundi koko amavangingo yakumeneho. Kandi birashoboka cyane. Hari n'igihe umugore yakumva umugabo byamunaniye akamufasha, kuko igikorwa ni cy'abantu babiri, no gufashanya bigize gute, biremewe. Umugore rero ati nafasha umugabo wanjye gute, birasaba ko umugabo ari buryame agaramye, wowe ukayicaraho, none ukajya uzamuka wongera umanuka, ariko buhoro, nawe wiyoroshye, utabigira intambara. Amaboko yawe wayashyize inyuma, watandukanyije amaguru, usa nk'umwicayeho, utamwubarayeho, ubundi ukajya uzamuka wongera umanuka, upimanya neza nuko umutwe w'igitsina cy'umugabo uri gukora kuri rugongo. Byanze bikunze y'amavangingo azajya aza buhoro buhoro amanuka ku gitsina cy'umugabo, wongera uzamuka wongera umanuka, amavangingo aze kugeza ku rwego ashaka. Igihe rero umugore yicaye gutya ari kubikora, umugabo ashobora kumufasha amukorakora ku moko kugira ngo ubushake butaza kugabanuka cyangwa ngo busubire inyuma, cyangwa se akamukora ku mukondo, cyangwa akakoza urutoki hejuru kuri rugongo, iyi ngiyi tubona inyuma nyine, akajya ahabyiringira, bana kuhanosha cyangwa kuhakubita, akahabyiringira. Uko abyiringira amavangingo aza ari menshi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu utasobanukiwe neza, ndahari kugira nzabasobanurire, ndahari kugira ngo nzabafashe. Kandi hari n'ikindi kintu utazi mu bintu byerekeranye n'imibonano cyangwa imyororokere y'umubiri wawe, uko igomba gukurikirana, cyangwa impinduka, cyangwa se waba ufite ikibazo cyo kuba ufite imboro ntoya utazi kuyirongoza, cyangwa inini wenda ibangamira uwo mubikorana, watwandikira tukagufasha. Nicyo tubereye ahangaha, turi inshuti zanyu, kandi iyo umuntu ari inshuti n'undi amubitsa amabanga. Kuvuga ngo rero ibanga ryawe rikubangamiye mu rugo rwawe, wemerewe kuritubwira kugira tugufashe, turushaho no kugufasha kubaka urugo rwawe. Murakoze.